ikawa gafata bukwe bwari bwiza bukwe bwari bwarasengewe bukwe bwari namusengeye igihe tugeze ku bundi ubwo nabwo wabusengeye yego nabwo bukwe bwa Vestina na Idirisa nabwo rwose ndabiteguye kubahesha umugisha mu izina rya Yesu amen tarukubeshya ubukwe bwa Vestina niwo uzabusezeranya mu izina rya Yesu nzabahesha umugisha nuko bimeze zabahesha umugisha ahubwo abantu nibitegure vuba hangaha barabona save the date uvuye muri Cameroon aba Cameroon abantu baje kuri Apotre Rosi nukuri bajyaho barebe namushingiye kuri 26 z'ukwa 12 uyu mwaka tuvuyemo niba ndi kuva muri Cameroon gushingira se nitwa Manu Ingoro TV Aposolozine official Mama Minyono official ibintu niterevye kabisa Zone 250 hari filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga abantu munyarukiro wo muyirebe ibintu biraza kuba ari terevye kandi nanone tubabwire ngo umwaka mushya muhire de nimba utarabona fiance ubundi umugire kandi mugire gahunda kandi nanone ubonemo abakwe n'abakazana Apotre Rosine abasezeranye ibintu bizabasaba kuri pene basezeranye muri iyi minsi ndi mu mavuta yo gusezeranya ba diaspora abantu banyirukire kuri Apotre Rosine bareba ahantu nanditsemo ngo Apotre Rosine ashingiye Dr Fonkika uva muri Cameroon nawa Camerooniye cyara aba docteur ndi gushingira aba diaspora abantu baze rwose bashingire n'abari mu Rwanda ariko ntabwo nakanga kubashingira amakuru mfite rero umva ngewe ndi umushumba w'Imana ntabwo nakanga guha umuntu iki umugisha kubera ko nagize gute narabisigiwe warabisigiwe cyane arabisigiwe rwose abantu nibaze mbasezeranye ese na Dorcas na se arasezerana ni Idirisa na Vestina ni Idirisa so utagiye kuvuga kwari utagiye kwivanga muri iki gitondora bigenze gute kubivanga amavuta uzindukiyemo ameze ati ntago mbizi ntago byumvikana no kuvuga ngo muri ADPR nyine kubera ko yahavuye urumva nyine agomba gusezerana muri church none ntago byumva kandi turaba pastor wo muri church tugomba kubahesha umugisha nta mpamvu kumva ko ngo umuntu ngo kubihavuye muri ADPR yabura guhabwa umugisha w'Imana agomba kuza Apotre ndahari rero rwose umva abanyarukire kuri YouTube channel yanjye barebe ukuntu ashingiye uwo mu docteur neza nabonye uri gusezeranya uri seriye rwose bandi seriye hore n'abandi nashingiyeho bita ba Jane na Bertrand ntago babeze ko nabashingiye Jane na Bertrand ngi bamushingiye kandi hari abantu bajya bambaza bati ko tushaka kuza ngo nakuraye umuntu nsezeranye yego rwose umuntu akurikira ikiganiro kirangize nomero ya telefone uraza kuyisigaho ntabwo utanga nomero mbere ahubwo nzakiraho ubundi bintu bibesa yego rwose uze kuyibaha twinjire mu kiganiro nawe uraza kuyitanga nyibahe se cyangwa ndayibaha dusoje ikiganiro urayibaha wasoje ikiganiro batagicamo cyangwa batarutse bahita bagira inyuma kuyirebayo twishimiye kubana nawe yego rwose Apotre Rosine ni wari uherutse ndaherutse ndaherutse buri munsi hari umunsi ntaba mpari buri munsi ishyiraho isengesho buri munsi ishyiraho ikiganiro kuri Apotre Rosine ibintu byanjye bimeze neza n'inzozi abantu bagomba kumenya ko Imana iduhera ubutumwa mu nzozi bakanyurikiraho bakareba kumva iki Imana ibishatse kubabwira mu nzozi bitari ukubeshya ubukwe bwa Vestina niwo uzabusezeranya mu izina rya Yesu nzabahesha umugisha nuko bimeze zabahesha umugisha ahubwo abantu nibitegure vuba hangaha barabona save the date uvuye muri Cameroon aba Cameroon abantu baje kuri Apotre Rosi nukuri bajyaho barebe namushingiye kuri 26 z'ukwa 12 uyu mwaka tuvuyemo niba ndi kuva muri Cameroon gushingira se umva n'aba diaspora bacu bari kuri nibaze mbashingire yarabona avuga bati ubu se turagira mu Rwanda twige ryari twige gute nakwigisha umubano w'umuntu urayinukaza mpita ngushingira rwose cyane rwose iby'Imana ntegetse nibyo nkora kuko Imana niyo imbashisha turanezerewe imbaraga n'amavuta mu kiganiro mu izina rya Yesu amen ubwo nanjye rero nkuvunyishije ahubwo nawe nzagushingira mushumba ko bimeze se nuko biri kubera ubwoba ikibazo nuko hari nyuma ya kamera abantu bazakubona gute nukuri umuntu duhostinga no mushumba yitwa Pastor Emmanuel Manishimwe ni umusore mwiza kandi niwacyari umusiribateri ariko ikibazo aho nyuma ya kamera ubu ntabwo ikibazo si icyo noneho cyatera uzatire uburyo nikuriye mu idini urebe n'uburyo bashiki wacu mu macupa bari hanze naho gatunguka gukoresha amacupa se atari uko mwabuze ko kuzaho waranyigishije unyigisha ameza ya mbere aya kabiri nayo nyafata aya gatatu nyametirize kuko yo ngaho niyo y'ingenzi yego ayo ya gatatu
gatatu ko ariho wambwiye ngo hose niho bipfira ngo bitagenze neza ubwo nanjye nzitawaza icupa oya mu izina rya Yesu abantu kubera ko barukunda kwigisha inyigisho zijyanye n'umuryango birumvikana iyo ufite umuryango mwiza pe ufite itorero ryiza ufite n'abaturage beza mu rwego rwa rusange ni ukuvuga ngo rero niba umugore n'umugabo turi kubaka umuryango nigishije ameza atatu mu rugo rw'abashakanye urugo rwiza aya meza atatu yari abakora neza abantu bajye kuri YouTube channel yanjye bareba ameza atatu y'abashakanye ameza ya gatatu rero ihuvuze cyane ni hariya mu buriro umugore n'umugabo bahurira rero hariya ahantu iyo bitagenze neza nyine mu rugo bari ibibazo ariko dufite ikibazo nyine cy'abana bacu b'abakobwa buriya Bibiliya iravuga mushumba ngo muhamagara abagore barira baze barire buriya ababyeyi bose ahantu baherereye twagakwiye kurira turizwa n'urubyiruko rwacu ruri guhura n'ibi bintu bigiye bitandukanye hari ababyeyi bari kubibona bamwe bagaseka abandi nyine bari kumva abandi bakabanga insengero zanyu zirafunze ngo nk'abashumba ngo impamvu ngo abana bari kwigira ibinani ngo nuko insengero ngo zifunze abana bapfuye ejo bundi zifunzwe icyo byereka nkubwire mushumba icyo ntabwo twacyemeranwaho kubera ko Yesu yavuze ngo iki urusengero rwacu ni mu mutima ntabwo isengero ari ziriya perezida yavuze ati bitujuje ibisabwa zishyirweho ingufuri zibanza zitegure neza ibisabwa hariya hantu niba barafunze amadafari urusengero rwawe mu mutima urarugendana n'ubundi muri iyi minsi amadafari afunze n'ubundi wo kugwa zagwa nubwo zaba zifunguye mushumba uwo kugwa n'ubundi yagwa yagwa ntabwo kuba turi kujya mu materaniro ku wa kane ku cyumweru aribyo bituma abasambana batasambana zaba ziri gukora zitari no gukora n'ubundi wo kugwa aragwa ubwo abantu bareka kwitwaza ngo rwose ibintu biri kuba abana aho kugira ngo bajye mu isengero bari kujya mu macupa ati nicyo kiri kubitera bibeshya ibyo bintu ariko mushumba niba ari inkuru yambabaje kubeshya ni icyaha pe inkuru y'uriya mwana w'umukobwa yarambabaje ndavuga mana ababyeyi murihe ngo turire urubyiruko erega buriya mushumba mu gihe abandi bari kuguhamagara ngo basezeranye wowe uri gukubitana n'inkuru ubu warahombye rero have ceceka nagize agahinda ndavuze se mana aho urubyiruko ni u Rwanda rw'ejo hazaza urubyiruko niyo miryango y'ejo hazaza izatubyarira abahanuzi abakozi b'Imana abaganga abaki none urubyiruko ruri gupfapfana ubu koko u Rwanda rw'ejo hazaza ruramera rute indangagaciro zagiye he mbese narababengira intimba utari kumva urumva rero ababyeyi ariko uyu munsi bari kuganirizwa igihugu kiri kubaganiriza kuko imiryango myinshi nk'uko bivuze iri gusenyera itorero ikanasenyera igihugu si ikibazo gikomeye kubera ko umuryango niwo ubyara itorero ukabyara igihugu cyane rwose rero igihugu kibibonye ko umuryango urimo urapfa rero kiza guteramo inkingi bari kuganirizwa bari mu maboko atari ayabo reka tubihorere tubasabire ubasabire ku Mana nyine nibahinduka mureka mbabwire buriya umuririmbyi yaririmbye ngo uzazuca iyo migozi izabiboshye umutima nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera uyu muririmbyi buriya mwabavandimwe mwe babana b'abakobwa bari kwiroha mu ngeso mbi buriya nabo sibo ni imyuka mibi nabazimu nabadayimoni baba bateye bakagenda bakabazibya ubwenge bakabazibya ubwonko bakabakoresha ibintu nabo ubwabo batazi ntabwo kuba leta yacu kuri kubaganiriza ni byiza ariko twongereho n'imbaraga z'amasengesho tuzi neza ko imbaraga z'isengesho nizo zonyine zishobora gukubita ahantu satani yubatse hakabomoka aba bana b'abakobwa nibaganirizwe ariko tubahe n'inkunga y'amasengesho babyeyi babyaye ibaze uri umubyeyi ko ufite umwana w'umukobwa umeze nk'uriye ukumva kiriya kintu cyamu yaravuze nti mana umubyeyi w'umwana ubari hehe unyishyize mu mwanya we ntubari he abayeho gute ubari kurira gute yihishe he bimeze gute numva ngewe nkurikije ko nyine nabyumva ndi umubyeyi numvisha ari ikintu kibabaje kandi ikindi nyuma ye nakomeje kumva barekana n'abandi ahubwo nabo urumva rero sinzi ikintu abana b'abakobwa bari gushaka sinzi ikintu urubyiruko ruri gushaka ni byiza kwamamara ariko abantu ntibamamare mu buryo bwa nyabwo bari bamamare binyuze mu nzira nziza mushumba abantu ntibamamare mu bintu bitabakoze isoni hari igihe mushumba rero hari igihe umuntu akora ikintu agira ngo ari mu mikino hari abantu benshi bica ahazaza habo bitewe n'ukuntu bari kwitwara ubu ngubu kandi ukaba utahagarura uyu mwana w'umukobwa uri gukora ibi bintu bakakora record system isi yose ubu isi yabaye nto hari ibintu ari gukora bizamwangizaho mu gihe kiri imbere ntabwo azi ejo ngo azaba iki
ejo ntazi ngo azatura ahaganaye. Ibi bintu byo kwitwara n'abantu bitwaje imbuga nkoranyambaga bagakora ibintu bibi imbere gato y'ahangaba mu mwaka 2, 3, 4, 5 biba bizabagaruka, kuko ikintu kibi ntabwo gisaza. Abanyarwanda ukuntu duteye n'abantu muri rusange, ushobora kwibagirwa umuntu wakugiriye neza, ariko ikintu kibi ntabwo giye gipfa kuva mu mitwe y'abantu. Rero abantu bumve ko bari kwiyicira ahazaza habo, kandi ahazaza hategurwa nanone. Yego, abo b'amacupa tube tubaretseho gatoya, bakeneye deliverance n'amasengesho menshi. Bakumva ndabizi neza ari bazakumva bakazagusanga cyangwa bagasanga bakansa. Nukuri umukobwa wawe rero n'umusore wawe Idirisa mu bami, rega wowe nabonye ushingira abami. Umva ndashingira pe, ndashingira rwose. Baruka bwari bwiza. Yari yashatse umukobwa wa hano w'umunyarwanda, umukobwa wa Makuba, ufite urufaranga. Umva bwari bwiza pe, bwari bwiza uko umukobwa wa Makuba bwabukoreye. Bwari bwiza mu ya sare ni wambarije. Umva oya, ariko ni menshi ngo nzatinya. Ntabwo tushaka kubakora publicity. Ariko ari hano hari heza. Uriya muntu wadekoye. Umva ari umuntu wadekoye abatetse se. Ntabwo uzi ukuntu ubukwe bwari burimo tujya gufata ji dushaka, ushaka ikawa gafata. Bwabukwe bwari bwiza, bwabukwe bwari bwarasengewe. Bwabukobwa rero namusengeye igihe kimwe. Tugeze ku bundi ubwo nabwo wabusengeye. Yego, na bwabukwe bwa Vestina na Idirisa nabwo rwose ndabiteguye kubahesha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndabiteguye rwose. Umushumba uriho amavuta y'Imana, kandi njye amavuta yanjye rwose aragutse. Rega nicyo apotre bivuga. Apotre ni intumwa. Abantu ntabwo bazi gutandukanya apotre n'umushumba. Pastor na apotre baratandukanye. Apotre ngo nawe agendera ku umushumba akenshi umushumba ahora nyine ku rusengero areba ibintu byaho hafi meze nka rukarukuntu. Ariko apotre ni intumwa. Intumwa itumwa ahantu hose, intumwa ntikumirwa. Umwana none ahimbira ati urigenda Canada mwana wanye ndagutumye naka kanya. Imana imbwira ati jya Nairobi naka kanya. Imana imbwira ati jya mu basilamu bafunguriye navuga. Intumwa rero ntabwo ikumirwa. Vestina na Idirisa rwose ni muze ngewe ndi umukozi w'Imana. Uko bimeze n'abandi kandi batumva ni kuvuga aba diaspora ya rwose bagahita bumva ibindi. Turabizi neza ko hari abari kubaca intege rero ngo nibaberanye ngo batwite. Usezeranya abantu batwite ariko shabaranya gasani we. Reka nkubwire rero buriya mureke bereke, ntabwo ndi buvuge ngo bajye ningo nimugende mutwite. Mbo buriya biterwa na doctrine y'itorero, icyo bita amahame y'itorero cyangwa règlement d'ordre intérieur, na amategeko nyine y'itorero yiyongera ku yandi y'Imana. Aya matorero yose tubona, ngende umushumba bohoka ministry. Bo ministeri yanjye dufite amategeko tugenderaho, nkuko n'ibindi torero ryo rifite amategeko yayo ryashyizeho. Rero bari abantu batwite, mbo umukristo wanjye ashobora kugwa muri iryo kosa agatwita. Ikintu twebwe dukora ntabwo ari iki, ntabwo ari guhita tumujugunya hanze ngo tuvuge ngo genda ureba abandi bagushyingira. Ntabwo twemera umunyabyaha. Twebwe ikintu dukora turamuganiriza, tukamuhugura, tukaba twamushyiramo n'akandi gahe runaka ukuntu, ariko ntabwo tuvuga ngo isezerano rye turarikansorenze burundu. Impamvu tutarikansorenga burundu, buriya ushobora kuvuga ngo wanze kumushyingira ugateza ibindi bibazo bibi kurusha nyuma. Kandi ikindi buriya abashumba nuko abantu batajya bisobanukirwa, ntabwo Imana yadutumye ku ntungane. Imana yadutumye kuri ba bantu batari bajye mu murongo neza ngo tubazane ahubwo bajye mu murongo. Ese nufata uyu mugeni barakoye barasaba barashyingirwa, leta n'ubundi bazi ko ari umugore we, wenda batinze gushyingirwa, wenda kuko ari umugore avuga ati nyaragukoye kabiri mu murenge barakuzi, ntabwo biri bukunde. Rero nuko bigenze, bikaba ngombwa ko igihe bajya gusora invitation wenda umugenera afite inda nk'iy'ukwezi cyangwa 2. Icyo gihe se turanga kumusezeranya bigende gute? Gusa icyo gihe nyine urabigisha, ariko ntabwo uvuga ngo urabaretse ngo nimugende ngo itorero ngo turabaciye, turabashumba turababyeyi, ntabwo tugomba guca abana. Nk'uko mu buzima busanzwe uri umubyeyi utapfa gufata umwana ngo uhite umuca ku ikosa runaka akoze, ni nk'uko mu buryo bw'umwuka umukristo atagomba guhita agira gute aca umukristo ngo uhite umujugunya. No muri baravuga ngo umuntu nakosa uzabanza umugira inama, niyongera umuhamagarira undi muntu, niyongera umuhamagarira umuryango, niyongera nk'umuteze iki urukiko. Ariko hari umukristo ukora ikosa ugasanga uhita umuteza urukiko yise umujugunya hanze. Rero abashumba turi ababyeyi, kuba umuntu yagira ikibazo nk'uko agatwita ari hafi gushyingirwa. Ngewe rwose Apotre Rosine ntabwo nakujugunya hanze. Ndi umubyeyi, nagufata nka kwigisha, nka kwereka, nka kugarura mu nzira nziza. Abantu ntabwo dushaka kumva uburyo imbabazi z'Imana zitangwamo. Twahise twicara ku ntebe y'ubucamanza nk'Imana, kandi igihe cyo gucira abantu imanza ntabwo kiragera. Twese turacyari munsi y'ikiganza cy'imbabazi z'Imana.
ugasanga umuntu aciriye umuntu rwa pirato. Yego ntabwo twavuga ngo mu itorero ntabwo tugomba kubura gushyiraho discipline. Discipline ijyaho nta nubwo dushishikariza abakobwa ngo nimushingire mutwite hoya, ariko impanuka ishobora kuba. Nk'uko umuntu ajya mu muhanda atwaye atazi ko ari bugonge akagonga atabyifuzaga, birashoboka ko umugeni ashobora gutwita. Nubwo bikunda kuba ku bantu benshi, ariko iyo bibaye ntabwo bavuga ngo umuntu aramujugunya. Rero numvisha aravuga ngo Vestine aratwite ngo ibiki, ariko bayimuteyemo hari koko ko bari gutera amabuye kubyemeje ko agomba gushyingirwa. Adashingirwa sarabuzwa nande, ntafite umugabo we ntibashingiye mu murenge. Niki kiratuma adashingirwa n'umugabo we? Amahame y'idini. Nakubwiye ngo turamuganiriza tukamwicaza tukamuganiriza, ntabwo tumujugunya. Nkuko umwana mu rugo ashobora gukosa ntumujugunye cyangwa uhita umufungirana hanze cyangwa ngo mwime ibiryo, umwana araganirizwa ko ati iki kintu wakoze si cyiza gutya na gutya na gutya. Ni nabwo ubaye umubyeyi rega. Ubwo suri umubyeyi nyaba kibona umwana ufite ikosa ugahita umujugunyira ugahita umukubita ibihano ugahita ugira gute hoya. Nuko kurera bimera. Rero Vestine waba utwite waba udatwite icecekere. N'umugabo wawe harabari kuvuga ngo si umugabo we ngo, ariko aba bantu babaye uwo uzabasezeranye. Abantu babaye bate ko Nyagasani barumva Vestine bihorere uwayiguteye uwo ari we wese, niba ari n'umugabo wawe niba atari n'umugabo ntacyo bibarebaho. Abantu bazi kwinjira mu buzima bw'umuntu, ariko abantu babaye bati kuki abantu binjira mu buzima bw'umuntu koko ko Imana itari yadukuraho amaboko. Wari kuvuga ngo Vestine aratwite, ushobora kuba wowe unaroga cyangwa ukora n'ibindi bibi. Ijambo ry'Imana avuga ngo mbere yuko utokora ikintu kiri mu jisho rya mugenzi wawe banza urebe iwawe. Wowe iwawe bimeze bitari kumbere kuvuga ngo Vestine aratwite, mbere kuvuga ngo umugabo we nta kagura agira, mbere kuvuga ngo ashatse umugabo umuruta. Ariko siwe ku bundi mubwire, ninde wabwiye ko hari umufrasi uravuze ngo rugwere kuri diskitepa. Buri muntu wese ngo icyo amata kunze ngo iki umutima ukunze ngo amata guranwa itabi. Ngo ibintu by'urukundo abantu bakajya binjira mu bintu by'abantu ngo bavuge ngo iki. Hari undi mu Francois wavuze ngo entre le doigt et le corps il ne faut pas mettre ton doigt. Cyangwa kondera we. Entre le doigt et le corps il ne faut pas mettre ton doigt. Nuvuga ngo urabona nka kuni giti hagati y'igiti n'iki gishishwa cyacyo ntugacengeze nk'urutoki rwawe, kuko urucengejemo yahita urumyongeramo. Hagati ya Vestine n'umugabo we muri gushaka mwiki. Umuntu urinjira hagati ya Vestine n'umugabo afite ibibazo. Ese ubundi iki gituma Vestine bamuhagurukiye bakaba bamuhagurukiye ubundi barabuza Vestine. Ahubwo rero mureke mbabwire aba bantu mukuriye n'ibihano abantu muri kubuza undi mwana kwinjira mu rukundo rwe. Barimo baramutera stress. Ngo yavuye muri ADPR ngo yogoshe ngo yakoze imisatsi muri ADPR. Se ADPR ninde wari wamuzingiye ngo azahagume. Hari ikintu abantu batazi, idini na adresse. Kandi abakobwa ngo ikintu bita idini gitumye babura abagabo. Ikintu cyitwa madini, gutsimbarira mu madini gitumye mugumirwa, abandi muzamerera mwimvi. Abasore muri ADPR bo mu bameto bo mu gaturika bahe ntibari kubareba. Ngo umusore arajara kurambagita, tuvuga ngo umukobwa wenda wo mu gaturika haje umusore w'umwadepera arandambagije ngo ntabwo nava mu gaturika ngo sinava kwa padiri. Niko padiri azakurongora ko ataza n'abagore. Reka mureke tuvugisha ukuri. Nuko kw'Imana none se niba mu gaturika nta musore wawe uri uhari, uyu murokore Imana imuzanye wakemeye umugabo, idini rizakujyana mu ijuru cyangwa ibikorwa ukora bizakujyana mu ijuru. Mu by'ukuri aba bakobwa rero basabwa guhumuka, mukanyukira kuvuga ngo Mana nabuze umugabo. Idini na adresse nko utura irwamagana hashira igihe runaka ukimukira Rusizi kubera impamvu runaka, wenda kubera akazi se, kubera business. Uko niko n'ubundi umugisha w'Imana iyuje umugisha ntabwo ureba idini muvandimwe. Abantu batsimbarara ku idini bakatwihambiraho abashumba n'abakristo banjye munkurikiranye mu nyumve. Muri boka ministry n'ubona ubuze umugabo kurambagiza ukamubona mu bameto. Nukuri uyu mugabo ashakaza muri ministeri yacu nta kibazo, ariko ugiye ukamusanga ukubaka urugo nta kibazo. Nta kibazo ntacyo bitwaye, cyangwa bari Imana isohoza isezerano ry'urugo yavuganye nawe. Ubwo abantu batangiye kuvuga ngo Vestine ngo yari umurokore ngo aradutunguye, niba icyo abatunguyemo. Niba muri ADPR umugabo waho nta wamubengutse muragira ngo haguma hamara iki? Ahubwo muri ADPR ukuntu iyo uhasaziye bakuvuga watambuka bakakuvuga kuva ku maguru kugera ku mutwe. Baranegurana bikomeye ahantu hose, barakunegura mu itorero rimo watinda kuhashakira bakakunegura. Ariko Vestine niba yari muri ADPR akabona nta mugabo uri kumurambagiza, ntabwo tuvuze ngo ahagume. Niba uri mu gaturika ukahatinda bazakunegura nyine kuko wahatinze. Rero rwose Vestine ni mumureke, ndabasabye n'ukuri ni mumureke uyu mwana w'Imana. Imana iramushubije, niba ibizamubaho mu rugo rw'ibyo ntabwo bibareba. Ese ubundi mumushishikajwe hiki urushanye na Imana imbabazi abashaka kumurya? Vestine muramushaka wiki? Vestine itegura ubukwe ratuze ngo ukingire, itegura uze ngo ushyingire. Umva abakuvuga bose baceceke.
cyane niko rwose bimeze. Hari igihe usanga ngo umukobwa ngo yatwise, nk'umukobwa ngo iki ngo baramujujubije ubukwe burapfuye. Umva njye ntabwo ari uko mu gishumba ndera, ndabizi hari abari buntera amabuye, ariko buri wese yahamagawe ukwe. Mfite iby'Imana yambwiye umunsi mpamagara, nawe ufite ibyo yakubwiye umunsi guhamagara, nubahiriza itegeko ry'uwampamagaye. Amen. Niko bimeze. Gahunda rero abantu bumvisha ubivuga unabisozanya nyine warakaye. Ni ukuri n'abababaye. Abana b'abakobwa abasore avuga ati idini riri bungore, baransaba kujya kwiga amasakaramentu n'ibiki byose. Ngo amezi 6 ngo ibiki byose kandi ndikure ndi hanze. Kandi akeneye kugira. Bazampamagara. Arabikora neza kandi abantu yasezeranyije nta numwe ndumva kubitana habe n'umwe man, habe n'umwe pe. Wose urabigisha ukabasengera n'umuhanuzi kazi. Nomero ya telefone. Nimero yanjye rero ni nomero imwe yonyine ngira abantu munkurikiye, iba kuri WhatsApp, wampamagara nka kwitaba, iba muri mobile money, ni nimero imwe rwose wamesha umugisha. Yo cyane rwose kuko ndi umutambyi w'Imana. Hari abantu babazi gukorera umugisha ku bakozi b'Imana re buriya bazi icyo Bibiliya ivuga mushumba. Nimero yanjye rero ni 07 8 8 94 24 14. Kanyisubiremo. Abantu bari hanze babanza ya kode imbere y'akamenyetso ko guteranya 25 07 8 8 94 24 14. Nyira ndiho ku bwa Rosine. Imana iguha umugisha. Amen amen. Ngoro TV Apostle Rosine Official. Ibintu nitirebye kabisa. Zone 250 muhanyarukire, hari filime nziza yitwa Imfubyi Zigira Ibanga, muyirebe. Amen.